nizo zose bimaze gucaho nta cyizere mfite cyo gusaba kwiga noneho nja gutegura uruhana na situation yari hari intambara n'ibika abantu bapfa numva ntabuhotse no kuguma aho ngaho shaka uburyo bwari bugoye cyane nza mu nkambi mu Bugande nagize amezi ane mu nzira bwengera mu Bugande. EJCF mwahuye gute? EJCF nayimenye nari ku ishuri bisanzwe nta gahunda mfite yuko hari umuntu tuzahura ariko kubera ko nabaga stabone ku ishuri uyu munsi urangirije mu kigo gikomeye ni muri Afrika ntanubwo ari muri Kenya gusa. Niki bisobanuye kuri wewe? Niki cakugoye mu myigire yawe yose guhera ukiri ruguru kugeza uyu munsi hano urangije iyo ucibutse ukavuga ngo iyo nibutse iki kintu nza mbona ukuboko kw'Imana kubera ko yansimbukishije ubuhamya bwawe numva harimo inkuru iremereye ariko ngaho gira message utanga watangiye utubwira ati Grace Faraja n'abavyeyi tuje ku mpamvu ya kabiri wowe imyaka 5 ishize nawe uyu munsi wowe imyaka 5 ishize wari umeze gute nawe uyu munsi abantu batandukanye gute? Hari ikibazo ndashobora gusimbuka urebye Beatrice ari kuzamuka muri Destar University aya maeskariye ya Destar University bikwibutsa iki nk'umukobwa w'impunzi wahize mu buzima bwawe ube nk'udoka reflection buke wabayeho uri impunzi wiga muri Destar uyu munsi iyi nkuru kwibutsa iki ni iyihe message kuri wewe ushobora kumugenera uyu munsi? Niki wagendeyeho ucuzinga Beatrice? Mbese uyu mushinga wa EJCF niki mwashingiyeho muravuga ngo uyu nguyu niwe dukeneye gufasha? Daktari nkeneye kumva imvamutima zawe ku munsi wa graduation ya Bea niki avuze muri commitment kuri wewe gusubira gufasha abandi noneho ariko uzi umubyeyi kubyara noneho umwana agakura akiga amashuri yo hasi akarangiza n'amashuri yo hejuru noneho igitangaza nuko uyu mwana Beatrice Nampundu iwe sinzi ukuntu namuvuga kuko bonus question message kwa diaspora bagenzi bawe badukurikiye kugeza ubu nyine turebye ibikorwa bihari aba bana mufite bangana gutya muhinduriye benshi ubuzima mu gihe kitari kinini niye message ushobora guha diaspora? A world of stories. Ndabara mukshirenso bakunze wa Media Live aho muherereye hose ku isi ndizera neza yuko muri amahoro mumeze neza mushima Imana natwe nkuko mutubona murabona ko turi sawa. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe w'umukobwa w'umunyamurenge wavuye mu Minembwe ariko akaba arangije ishuri muri Nairobi mu gihe cy'imyaka 2 n'igice gusa. Iyi nkuru ni inkuru y'umwana w'umukobwa itangaje, umwana w'umukobwa w'umunyafurika by'umwihariko uva mu misozi ya Minembwe kuri Gitavi. Uwo nta wundi ni Beatrice Nyampundu, ni umukobwa wakuriye mu buzima butangaje bw'ubukene budasobanutse cyane bw'intambara mu misozi ya Minembwe. Iwabo hagasenywa bagahungira mu bihuru ariko akava yakaje gukora ibizamini atsindana diplome ya secondaire n'amanota yo hejuru cyane. Ariko ubuzima ntibwari bworoshe, ni urugendo rwari rukomeye kuri we. Uyu munsi aragraduatinga arangije ishuri mu mujyi ukomeye muri Afrika mu gihugu cya Kenya Nairobi kuri university ikomeye Destar University arangiza ishuri aho afashe impamyabumenyi y'iciciro cya kaminuza. Inkuru ya Bea rero ni inkuru idasanzwe, ni inkuru yahinduriwe ubuzima ubwo yahuraga na EJCF. EJCF ni umushinga ufasha abana b'abakobwa, nawe rero kuko ari umwe mu bana b'abakobwa noneho batishoboye bafite ibibazo byinshi, yamusanze ari muri bene ubwo buzima imuhindurira ubuzima. Ubwo yafatanyaga nawe urugendo rwo guhindura ubuzima bwe imuzana muri Kenya kugira ngo atangire kwiga. Muraho daktari? Muraho neza. Ni amahoro? Ni amahoro cyane. Yego. Nari ngize ngo utangire wibwira abakurikira Media Live.
Ya nitwa Dr. Grace Faraja ku batanzi nk'abandi umubyeyi w'abana 4 b'abakobwa beza abashatswe mu Bashombo umugabo wanje akaba yitwa Denis Horaho. Daktari nkeneye kumva imvamutima zawe ku munsi wa graduation ya Beya. Hagen mvamutima ni amagambo kiri mu uvuza avuye mambo yacu mutima washa. Ya sinabona uko mbivuga mbisobanura neza kubera gufata urugendo kuva muri Amerika cyangwa se mu byigo zo hanze kuza kugira ngo inze muri graduation y'umwana navuga ari umwana wacu wa mbere twatangiye gufasha kuva kiri muri secondaire none akaba arangije université n'umugisha mwinshi ariko uzi umubyeyi kubyara none umwana agakura akiga amashuri yo hasi akarangiza n'amashuri yo hejuru none igitangaza nuko uyu mwana Beatrice Nampundu iwe sinzi ukuntu namuvuga kuko imyaka abandi bamara mu kurangiza université y'imyaka 4 iwe yayize imyaka 2 n'igice. Imyaka 2 n'igice nta handi ndabyumva cyane cyane no mu bantu bacu cyangwa se mu bana bacu abo tukomeje kurera cyangwa se n'abandi tuzi experience dufite y'abana biga kuri njyewe n'ubwa mbere mbonye umwana urangiza université mu myaka 2 n'igice kandi yakagombye kuba yarangije mu myaka 4. ni ukuvuga ngo azi cyamuzanye nta mikino yize non stop. ni ukuvuga ati iwe abonye opportunité ya African Girls Foundation ntago yayicishije ubusa mbese yayifashe neza nk'amagi arayikoresha neza aranadushimisha natwe ababyeyi cyangwa se abamufashije kwiga ku buryo atwereka yuko koko yarabikeneye. Noneho akarusho nuko noneho aho kugira ngo amare iyo myaka yose amara 2 n'igice. Niki kigira uyu munsi wa Beya graduation ya Beya so special kuri wewe? Kuri njyewe nuko ari umwana wacu wavuye ruguru Irundu nimba ntibeshe nubwo nahazi kuri Gitavi aza muri Kenya atazi n'icyongereza agera hano atangira no kwiga na cya Giswahili cino akarusho noneho urabona iri ruguru wacu nta computer zihaba yigana no kumenya kwandikisha computer byose arabikora agiye no muri université noneho akazaba wa mbere akagira amanota yo hejuru no kwishuri aruta abanyakenya n'abandi banyamahanga hano bazi ibyongereza birebire babivukiyemo noneho n'ishuri riramumenya bakaza bamushyira muri liste y'abana bakora neza. Kuri ngewe mfite ibyishimo byinshi sinshaka kurira ubu nyine ariko umutima wacu uranezerewe. Navuga yuko n'ababyeyi biwe aho bari baranezerewe natwe ababyeyi turi kumwe nawe hano turanezerewe kuba kubwo ukuntu Beatrice yatweretse ubutwari bwiwe hano muri iki gihugu cy'amahanga muri Kenya. Ni example nziza yatweretse ku buryo n'abari abari inyuma bose abo dufasha bose abana barenze bari hafi 300 bakiri inyuma biyo azababera kielelezo azababera urugero rwiza azakomeza no gufasha n'abandi bari inyuma. Niki avuze muri commitment kuri wewe gusubira gufasha abandi noneho? Kuri njyewe ikintu yakoze jewe navuga yuko ni cyanongeye imbaraga yo gukomeza kumufasha cyane kandi n'amashuri yo hejuru. Icyo nshaka kuvuga nuko Beatrice afite umugisha w'Imana. Ubu nyine kado nini tumufitiye nuko tuzakomeza kumurihana maîtrise masters.
Beatrice, uno munsi on this day, gift yawe twaguteganirije the gift that we have prepared for you nuko wabonye full scholarship ya masters. is not a full scholarship of the masters Yeah. nuvuga ngo bafite scholarship yo gukomeza yuzuye kabisa. ubwo yazayimara mu mezi noneho Iyo sinzi nimba azayimara umunsi umwe. Ariko niyo kado nziza tugiye kumuha y'amashuri yo hejuru kurushaho yararangije yo gukomeza. Niki wagendeyeho ucuzinga Beatrice? Mbese uyu mushinga wa GHF niki mwashingiyeho muravuga ngo uyu nguyu niwe dukeneye gufasha? Ikintu cya mbere twabonye kuri Beatrice cyo twashingiyeho kumufasha no kumwegera cyane n'umwete wiwe. Umwana uri ruguru ari mu bibazo bitandukanye n'ibibazo dufite iri iwacu by'intambara, iminsi imwe bakiga indi minsi ntibige, bagahunga. Ibyo bibazo byose biza bituma abana badakora neza. Ariko Beatrice kuva kiri niriya abe na diplome yiwe yara distance yabonye amanota meza. Icyo nicyo cyatweretse ko umwana afite umwete, tugira umutwaro wo gukomeza kumufasha. Turavuga ati reka tu investing mu buzima bwiwe kuko nubwo ari mu bibazo hariya ntago nawe yagize ubunebwe bw'amashuri. Yakomeje gushiramo imbaraga nyinshi. Aba mu bana twavuze reka tumufate, tumwigishe, tumube hafi nawe azagira icyo yimarira afasha n'abandi. Ubwo mwatangiye kumurihira akiri muri Kongo? Akiri muri Kongo kuri Institut Lundu. Ari mu bana ba mbere twatangiye gufata kuva 2019. Yego. Nicyo gihe kabisa twatangiye gufasha abana bacu 100 mu bana 100 twafashe bambere. No kuvuga ngo mubo mwatangiranye nabo arimo. Kabisa arimo. Amazina yiwe yose no dufoto twibakira kana gato muri secondaire na ya uniforme yacu y'umweru n'ubururu byose turabifite. Wow. Mu bana bacu bambere. Ni yihe message kuri wewe ushobora kumugenera uyu munsi? Beatrice. Message nini nshaka kumugenera no kumubwira nuko Imana yamweretse urukundo rwiwe biciye muri African Gazo Foundation. Azakomeze nawe muri iyo nzira yo gufasha n'abandi mu buzima bwiwe bw'ejo. Imana imugiriye neza azakora ibirenze ibyo twakoze. We promise you to bear the fruits that you want us to bear. Dushikikire bene wacu, dushikikire iyi mirimo myiza mukomeze gukora kuko iyi niyo ituma n'ubundi uzumva yuko Beatrice yize imyaka 2 n'igice kandi yakagombye kwiga imyaka 4. Uwundi mwana nawe azagira imbaraga, zongerwa imbaraga yo gukora neza kandi agashiramo umwete mu byigwa byiwe. So murakoze cyane. Urakoze cyane. Reka bonus question, message kwa diaspora. Bagenzi bawe badukurikiye kugeza ubu nyine turebye ibikorwa bihari aba bana mufite bangana gutya muhinduriye benshi ubuzima mu gihe kitari kinini. Niye message ushobora guha diaspora? Message y'aba diaspora bene watu bagize ayo mahirwe yo kuba barageze mu gihugu babona amafaranga kandi barayafite. Message nifuza kutanga kuri bene wacu turi kumwe nabo muri Amerika no mu bindi bihugu aho muri mwese. Muhaguruke. Amafaranga ntago tuyabuze. Amafaranga arahari. Kandi ntago ugomba kurindira ngo mpaka ube millionaire cyangwa se billionaire kugira ngo uhindure ubuzima bw'umwana wiwacu. Niriya ari amafaranga make gusa nubwo yaba ari 100 nubwo yaba 50 ariko ukagira kwanza umutima wo gufasha uwundi. Apana uriya mwana gusa uri muri famiye yawe. Tekereza uwundi mwana utari muri famiye yawe. Wavuga yuko uyu ni umwana ntazi kuko abana hafi 300 dufasha ntabwo mbazi bose. Ariko ndabizi ko Imana yabatoranije kugira ngo biciye muri African Gazo Foundation tubafasha. Nawe ushobora gukora ikintu. Nawe ushobora gufata umwana umwe cyangwa se abana 2. Singongo mpaka ubizane muri African Gazo Foundation. Ushobora gutangira nawe umushinga runaka wo gufasha abavyeyi, wo gufasha abana b'abahungu. Reka ngankurire abahungu bari muri Amerika, abagabo cyangwa se n'abagabo bose bashoboye gukora ikintu.
dufite imfubyi zaza abana b'abahungu ibibazo byinshi bakomeje kumbaza ndino ese abana b'abahungu tubatekerezaho iki none rero mwese muri hari cyane cyane abana b'abahungu b'abajene kandi ndabizi ko mufite amafaranga muhaguruke mutekereze kuri bari abana b'abahungu nabo b'imfubyi babuze abavyeyi muri ibibazo byose dufite nabo bakeneye imfashanyo yanyu duhaguruke nkuko nahagurukiye abakobwa namwe muhagurukira abana b'abahungu kandi Imana izaduheza imigisha twese hamwe murakoze cyane. Dr. hari ikibazo ndashobora gusimbuka urebye Beatrice ari kuzamuka muri Destar University aya maesikariye ya Destar University bikwibutsa iki nk'umukobwa w'impunzi wahize mu buzima bwawe ube nk'uduka reflection buke wabayeho uri impunzi wiga muri Destar uyu munsi iyi nkuru kwibutsa iki? Jewe ejo turi kuri graduation mbona Beatrice bahamagara n'izina ryiwe nibutse imyaka 19 imyaka 19 nari ndi hariya nibuka ukuntu nize iwe yagize amahirwe abona n'imfashanyo turamurihira ariko nibuka igihe narangije kubw'Imana narize baye banirukana buri gihe buri semestre bakanirukana kubera kubura amafaranga nkabura uko ngira abavyeyi ntago urumva twari impunzi twese kimwe n'abandi bose ukuntu bameze hano twaburiye uburyo ariko urumva Imana y'abavyeyi abavyeyi ndashimana uko navutse mu muryango w'abakristo bakomeje kuntera imbaraga no ku mivyizigiro ko nzarangiza kandi iyo Mana y'abavyeyi niyo hope niyo yatumye nanje mbona umuntu ndihira kandi ntari nzi nanje arandihira mu myaka ya nyuma yari sigaye mbona kurangiza mbonye Beatrice arangiza ejo nase nibuka ubuzima bwanje bwose muri Kenya n'ukuntu nanje nize bingoye n'uwo munsi nanje na graduatinze nukuvuga ati ibyo Beatrice yanyuzemo hano nuko iwe ntabwo yagize ikibazo cy'amafaranga ariko agiye nawe arangije kuri university aho nanje narangirije ariko iwe arangiza neza mu mahoro nivyo byishimo binini navuga yuko niyo kado navuga nshima Imana kubwo ibyo yankoreye nkaba nanje mbona umwana mbikoreye ni nkaho ari shimwe natanga ku Mana navuga Mana ndagushimira ko narangije neza sinacikishije amashuri reka nange ngirire neza umwana umwe. Wabonye umuntu wakwishuriye utazi umubona gute? Bari baje umuntu wanishuriye bahari abashitsi kuri abazungu baza bagenda gusura ibigo ndibuka yuko bari baranirukanye bavuga yuko mfite amadeni manini cyane ku ishuri ikigo nono kirampagarika yuko badashobora gukomeza kunakira ku ishuri noneho ishuri bagira abashitsi baje gusura ikigo bari bavuye muri Amerika noneho umwarimu wanje w'indirimbo arampamagara arambwira turaza kuririmba batubwiye ko hari wabashitsi none tugende turirimba ndamubwira ko nje baranirukanye ntago ngiri mu kigo ngo arambwira nta kibazo wowe turagenda arambwira ndirimbe bakuza tuje kuririmba ndagenda kandi barakwirukanye kandi baranirukanye kandi nkunda kuririmba abagira amatala cyangwa se impano runaka uzuyikoresha kuko muri iyo mpano yawe ishobora kukuvukiramo umugisha wawe none rero uwo mugisha wanjye wavuye mu kwemera kugenda kuririmba niho abo bazungu bamboneye ndimo ndaririmba barankunda bakunda umurimo nakoze bama scholarship kandi bandihira n'amadeni nari mfite yose mbona kurangiza neza urumva n'abantu sinari mbazi bwari ubwa mbere mbabona kandi nta nubwo nari mbegereye ngo mbabwire ikibazo mfite ariko kumana barandihira bizaba bifitanye isano rero n'umuhamagaro wagize ukaba uri gufasha abandi uyu munsi. Yego cyane rwose naravuze ati abo bantu batanzi bandihiye ibo barambonye gusa bumva n'Imana yabavugiyemo niko navuga nanjye naravuze kubera yuko umuntu utanzi yandihiye nicyo cyatumye nange ngira
iyo mbaraga n'umutwaro nanjye wo kurira n'abana ntazi kandi si cyo gusa bamaze kubikora nakomeje no gukora no gushakashaka amakuru cyane cyane yo kumenya education y'abana bacu uko imeze aho igeze ni ukuvuga ati maze no gutangira n'amashuri yo hejuru nza kumenya yuko na education y'abana bacu biwacu muri Afrika iri hasi cyane so nkomeza rero numva umutwaro wo kumva ko ngomba gukomeza gufasha abana kubera ko abana benshi ntabwo biga b'abakobwa basizwe inyuma ni ugushakwa ni ukurindira ngo bakureho gato bahite babatwara none rero bituma ngira iyo mbaraga yo gushaka kongeraho at least umubare w'abana benshi biwacu kwiga. Asante sana reka tugushimire tuje mu birori. Yego asante murakoze cyane Afrimedia mu kazi keza mukomeze gukora. Asante sana. Mwaramutse Bea. Yego amakuru meza ayawe umeze neza ndakomeye uko bien kabisa. Kuzindutse ngiye haruguru hariya hari ikirori. Uyu munsi usobanuye iki kuri wewe? Uyu munsi usobanuye ibintu byose, usobanuye ibintu byinshi cyane. Usobanuye amahirwe akomeye cyane kuba ngize kuri uyu munsi tago bisanzwe. Uyu munsi usobanuye ubuzima buryoshye ngiye kwinjiramo ubushasha bwo kuva mu bunyeshuri nkaja mu isi yo gukora no kwinezeza no gushaka ubuzima bushasha. Kuri wewe urawutura nde? Uyu munsi ndawutura CEO na founder wa African Girls Hope Foundation Dr. Grace Faraja. Nongere muture abavyeyi banje papa na mama kuko nibo bantu bagize uruhare rukomeye kuva imyaka myinshi kugeza uyu munsi nibo ngutuye. Ibyishimo ni izabo kurusha. Urebye ibyishimo ufite bingana gute? Ibyishimo mfite ntabwo bigerera. Ntabwo bigerera kuko ni byinshi ku rugero ntome kubera impamvu nyinshi. Tubwire nka zitanu. Impamvu ya mbere ni ukuba ndangije ishuri, icyo nicyo cya mbere. Impamvu ya kabiri ni ukugereranya njyewe wo nyuma y'imyaka 5 ishize na njyewe uyu munsi wabona usa gutya musa ufite gahuni ngiye kuba recognized n'ikigo cy'ishuri kiri mu bigo bikomeye muri Kenya. Icyo ni ikindi kintu gituma numva uno munsi utandukanye n'indi minsi yose nabayeho. Ikindi kintu gituma uyu munsi uba udasanzwe, uyu munsi uragaragaza imbaraga z'Imana, kubizera Imana kubera ko Imana ikora imirimo ikomeye igakora ibidashoboka bigashoboka ku bantu. Ibyo bintu bituma uyu munsi utagereranywa ndagusanzwe. Tuje ku mpamvu ya kabiri, wowe imyaka 5 ishize nawe uyu munsi, wowe imyaka 5 ishize wari umeze gute? Nawe uyu munsi abantu batandukanye gute? Mu myaka 5 ishize muri 2020 na 2020 nibwo navuye ruguru mu Minembwe muri Kongo kuba hazi 2020 muri 2020 mu kwezi k'9 tariki 19 nibwo navuye mu Minembwe. No munsi navuye mu Minembwe. Ukora umukobwa uvuye muri ruguru 2020 nari mvuye mu Minembwe. Nageze yani nageze hano mu kwa mbere mu kwezi kwa kabiri hano muri Kenya mu kwezi kwa kabiri mu 2021. Muri iyo myaka 5 ishize mvuge wenda guhera nko muri 2000 ndetse ni nkaho ari ine ni ariko hafi 5 ko ari mu kwezi kwa kabiri. Rero ubwo ngo 5 zuzura mu kwa kabiri ubu. Yego mu kwa kabiri tariki 2.
impamvu uwo muntu atandukanye iyo myaka muri 2020 mu mezi atangira nari mu Minembwe ndafite gahunda yose yo kuza hano corona yarabaye baraduhagarika kwiga nari mu wa gatandatu secondaire baraduhagarika baravuga ngo kubera impamvu za corona ntago tukomeza ishuri mfite ibyishimo byinshi kuko ngiye kurangiza secondaire ariko nta kindi kintu cy'amana mfite nzakora nyuma ya secondaire noneho ivyo bibaye za corona haza kuba n'intambara zari zigiye zihari ariko nyine ziza gukabya abantu bari ariko n'ishuri rirahagarara uri umunyeshuri ntago nari numva bibabaje cyane ngo hari icyo ngiye gutakaza kubera ko nari nzi ko nyuma y'ishuri n'ubundi nta bindi bireze ngiye gukora ariko uyu munsi urabona ubu mfite ibitekerezo bishasha urabireba urabona ndayifite ku kigo cyiza cyane aratandukanye cyane n'umuntu uri hano ku bigaragara ndetse no ku bitagaragara muzo ntekereza complètement turatandukanye ku bigaragara n'ibitagaragara hari ibitagaragara birimo ibanga rinini cyane biri ku mutima bifite icyo bivuze kuri wewe cyane kubera ko ibitekerezo nari ndi mu Minembwe 2020 na nyuma yaho na mbere ya 2020 biratandukanye n'udufite ubunyine ntago nagiraga naheza agaciro ishuri ntacu ryari rimbwiye in fact ariko ubu ngiye mu ishuri ntago nofata amakaratasi nsanze ahantu ngo nyatwike ariko igihe nari mu mirimo ariko zayatwika ntacu nakafasha gukomeza umuriro ariko uyu munsi mbaza ngasoma kwanza nkareba ibice ya za mpapuro zivuga rero ukabona kumenya nimba ayo makaratasi ayo gutabwa cyangwa twakoresha ibindi bintu z'amana nibo bumvaga iwacu bavuga ngo inkandagira bitabo niki cyakugoye mu myigire yawe yose guhera ukiri ruguru kugeza uyu munsi hano urangije iyo ucibutse ukavuga ngo iyo nibutse iki kintu nza mbona ukuboko kw'Imana kubera ko yansimbukishije kimwe ikintu cyangoye mu myigire y'iwacu mu Minembwe icyambere cyari kirenze ibindi ni uburyo bwo kwishura ntabwo bishuraga amafaranga arenze ariko uburyo bwo kuyabona dukurikije miliye bwari bugoye noneho samurijwe uvuga ngo impamvu z'imyishyurire nizo zari ziremereye cyane cyo kintu cyangoye kurenza ibindi sinzi icya kabiri ari ngombwa icya mbere kirabaye icyo cyamvunye kurusha ibindi ariko icya kabiri yari distance twagenda urugendo rurerure kuva kuri Gitavi ukaje Irundo iwacu hari kuri Gitavi hekera izindi Gitavi zose hafi no mu Karembe urugendo rurerure rwari urugendo rurerure hakabwa imvura igwa kanyagirwa inzuzi zikuzura ukaburaho ugasiba ukagenda mu mvura abandi ugasiba ariko nyine kubera ntabwo nakundaje gusiba naragenda uko byagenda kose wigiraga Irundo kuri institut iyobowe na prefet Harera Joseph hanyuma warusubije uburyo uyu munsi wibuke mbese uburyo wasibaga ishuri nakojaga ku ishuri mu mvura n'ibindi ariko uyu munsi urangirije mu kigo gikomeye ni muri Afurika nta nubwo ari muri Kenya gusa niki bisobanuye kuri wewe kuri nje bisobanuye navuga ni ubuntu bw'Imana kuri nje numva kubera ko kubwanje n'umuryango nitako bishobora cyane ko n'uburyo twanyuzemo kugira ngo bigere aha ntabwo ari impamvu za connection se cyangwa ibintu utomenye ko byakozwe niyo mpamvu ko ari ubuntu bw'Imana uyu munsi rero kuri nje usobanuye ubuntu bw'Imana n'imbaraga zayo zikorera mu bantu ubwo mvuze Grace Faraja EJCF mwahuye gute EJCF nayimenye nari ku ishuri bisanzwe nta gahunda mfite yuko hari umuntu tuzahura ariko kubera ko nabaga stabone ku ishuri banyirukana ngakwepa ngategereza mwarimu akaza akirukana abandi ngagenda ngasohoka yasohoka amaze kwirukana abandi nkagaruka mu ishuri aruharamenya kandi yari azi gukubita abantu cyane iyo wabaga bakoze nk'ayo
bakoze nk'ayo makosa noneho aramenya ubundi baranyirukana akagenda akamubwira mwarimu banyirukanye none nkamubesha nkamubwira tuzaja kugurisha inka papa afite inka azaja kugurisha inka mu kiraro azazana amafaranga mu cyumweru kiza noneho cyacu bumwe shagira akaza kumbaza ikinyoma kikampikana no aramenya ubwo bushobozi bwahari iyo nka ntayihari se koko yabaga ihari nyine nabaga aramubeje utabaga noneho amenya ko ariko ntago nari umuswa mu ishuri bigatuma agenda ambabarira agutorera ariko akazabigira nawe akarakara yasanga noneho namucitse bikamara akaza kurushaho n'umunsi umwe haza imishinga myinshi ifasha abana batishoboye noneho baza agahamagara abantu bose nyine azi kuko baba bazi comptable baba bazi bose abana batazabishobora abana batishura ubundi bamenyekana kwa comptable cyane wenyine ubazi gusa noneho byaranzi abonye abo bantu baraza kuko haza n'abandi rundi akaza kumfata bamwe ngo n'abagufotora ntacu bigutwara n'abagufotora ntacu utakaza bagenda bakamfotora amafoto akagenda kuno n'umunsi nyine EDCF igeri rundo bado baraje kumpamagara mu ishuri ndaza baravuga ngo baje gufotora abana batishoboye n'ab'imfuvyi ndagenda barafotora shike mu rugo ndanabivuga mbwira papa badufotoye bavuze bazishura igihembe bitaha Diana Zumba arambwira wowe bazakwisha bazakwiba uzifotoza abantu bose uhuye nabo wowe gute kuko nakazamo amaraporo menshi y'abantu bamfotoye bagize gute kandi ntibibukuri imishinga ageze kubafotora cyane yabari nyinshi noneho niyo mpamvu yari yaratakaje icizere akavuga wowe uzifotorwa n'abahisi n'abagenzi bose wowe uragwaye noneho ndamubwira abicintege numva nyine naje nta nyungu zindi zizavamo ariko ntacu zari bintwaye ko ni ifoto gusa ntamwenya natakaje cyane ko twari no muri Ruyenge twari benshi ariko naje gutungurwa nyuma y'ico gihembwe cyari gitana nafite n'amadeni menshi mu kigo noneho mbona wa mwarimu araje kumbwira babishuriye ishuri bazashikubwire papa wawe bishura n'amadeni barishuye ni ngo bishuye icyo gihembwe cyose uko cyari ariko amadeni yo arahaguma twaje kudiringa nyine n'abari bashinzwe izo mafaranga ariko nuko byagenze kugira ngo muhure na EDCF muri make yego nibwo bahise banakuzana hano oya byatwaye igihe kirekire icyo gihe nari mu wa gatanu urarangira tuja muri stage mu Rwanda turayikora stage dufasha turataha ndangiza wa gatandatu noneho nyuma y'uwa gatandatu haje kuba urugenzi rurerure twarangije wa gatandatu 2020 mu kwezi kwa karindwi k'umunani kubera ko byaratinze kubera intambara zari zihari noneho turangije uwa gatandatu nizo zose bimaze gucaho nta cyizere mfite cyo gusaba kwiga noneho nja gutegura uruhana na situation yari hari intambara n'ibika abantu bapfa numva ntabuhotse no kuguma aho ngaho shaka uburyo bwari bugoye cyane nza mu nkambi mu Bugande nagize amezi ane mu nzira bwengera mu Bugande nagize amezi ane ndambaha nkabaha twenda twegeranya kuva mu Minembwe kugera mu nkambi wagenza amezi ane nuko birabigera mu Bugande amanota ya sixième asohoka ndi mu Bugande asohotse sambukana amanota meza sinanabimenya n'umunsi nabimenye ntago nishimye ko tacara afite kumfasha tacara kumuri wumvaga warigiye ubusa Grace niwe waje kubimenya ahamagara umuntu uwo muntu aza kundebaho narindi ni urugenzi rurerure barambona ndi hano mbese nuko EDCF yaje ngo bagushatse bagukura mu nkambi batazi n'iyuri ntago bari bazaho ndahubwo batanze ifoto yaje ku rubuga rw'abanyamurenge batuye mu Bugande bamwe mu bo twari duturanye baramenya batanga location yaho ndi baza kuhandera ubuhamya bwawe numva harimo inkuru iremereye ariko ngaho gira message utanga message no baheza cyambere ndashimira abavyeyi banje kuko nibo twabanye kuva ku munsi wa mbere kugeza uyu munsi hanyuma ndababwira ko babyaye umukobwa
afite imbaraga nyinshi kandi azagera kure hamwe n'Imana. Naho message ndi buheze Grace Faraja cyambere naho ndamushimira Imana imumugisha kwizakora birenze kuba umushinga kuko twe tubivuga ahubwo James umva nk'umuhamagaro n'Imana yamuhamagaye gukora ibintu birenze z'umuntu ashaka kumva birenze inyungu z'umuntu kuko kenshi usanga akora cyane kurusha twebwe uko dukora kandi ari twe dufashwa. Niyo mpamvu mubwira ngo akomeze kandi adutoze natwe kugira ngo tuzageze abantu ku bikomeye imbere. A world of stories.